Igitekerezo cyo korora inkwavu nakigize nk'abandi bose, abakozi badukorera abandi, hamwe wicara ukareba rwose umusaruro ari nyica nkize, nuko byanjemo mbona amafaranga nahembwaga mu kazi nakoraga nta hantu bizangeza. Uravuga ngo reka Ibyo bintu rwose byanteye gutuma rwose nicara mfata umwanzuro ndavuga ntabwo byavamo nk'uko babivuga i Kigali. Akazi ndagasezerera ntangira ku nkwavu 30. Izi za nkwavu rero babwira zibyara abana kuva kuri 5 kujya kuri 18. Uru nguru ufite 14. Uru 14. Uru narwo rufite 15. Uru 15. Aha ni 10 na ubu twabyara abana 15. Ari urukwavu uri kurubona sizi urwo. Icyo dufite nicyo bita genetique ICOR. Iyo genetique rero iri mu genetique rwose akomeye ku isi, ku buryo inkwavu zazo ziba zikingiwe indwara zose ntizishobora kurwara, kandi zikaba ari inkwavu zikura vuba. Kigali Rabbit Farm rero nibo ba distributeur b'iyi genetique muri Afrika. Mu bworozi bw'inkwavu ibintu bagomba kwitaho ni ibintu bine nyamukuru. Cya mbere hari ukugira inyubako nziza, cya kabiri ni ukugira icyororo cyiza, breeding iri pure, kuko iyo ufite ikiraro cyiza ukagira icyororo kibi nta musaruro ubona. Ibyo kurya byose tukaba tubifite ko dufite uruganda rukora ibiryo by'inkwavu. Ubwo rero twese twifuza ko ahubwo uriya muturage aza kugura ibiryo byacu, ahubwo twe tugomba kumwigisha uburyo yabyikorera. Isoko ry'inkwavu rirahari rihagije, ahubwo ku isoko nta nyama zihari z'inkwavu. Arongera nabivuga ndi bakame bagaseka bakikubita hasi, kandi bakame sinaburara kubera izo bakame. Ubwo rero inkwavu turetse kuduha amafaranga, ariko ni inyama y'umweru. Ni inyama y'umweru. Ubu abantu bose dogiteri yandikiye imivuduko, abarwaye za diabete, abamama batwite, abana batoya, inyama y'urukwavu niyo nyama iri recommande hamwe n'ifi. Nina naragiye muri Espagne, ari habaye inama ni kongere y'ubworozi bw'inkwavu ku isi. Ni inama iba mu myaka 4, iyo nta cyahindutseho. Hariya rero biba bihari hahuriye aborozi batandukanye muri Afurika. Ndakeka ko twe turaborozi turimo 2 gusa. Watanga nimero? Numero ni 078 079. Muraho nshuti za Coffee Sale, nk'uko bisanzwe rero, nk'uko dusanzwe dusura abahinzi n'aborozi, uyu munsi twagiye mu mujyi wa Kigali, aho umworozi w'inkwavu twagiye gusura kugira ngo, kuko bisanzwe tuganira ku bworozi n'ubuhinzi, n'umunsi ko twagiye ku mworozi woroye inkwavu ku kigero gishimishije, Musoni, hano Imageragere. Ndumva yaduha ikaze tukamwakira. Ngiye kubagezaho ikiganiro ni Gabriel Kubwimana. Uraho neza? Muraho. Amakuru yanyu ni meza. Mwaye muraho? Turashima Imana. Mwabonye akavura? Akavura karimo kuza. Mukomere cyane. Uyu munsi rero twabasuye rero kugira ngo mutuganirize, mutwereke ubworozi bw'inkwavu aho maje kugera kuri iki gihe, cyangwa kuri no mu Rwanda cyangwa muri kano karere. Ni karibu mwashitse. Natwe twari dukeneye abashitsi nkamwe. Sawa rero, ni karibu. Murakoze cyane. Hanga ndabona ari ahantu hatuje, ndabona ari mu misozi. Mu misozi cyane. Bajya korora mujye korora n'ubundi mu gishanga. Buriya inkwavu zirana n'ibishanga. Kubera ibishanga baba uri ubukonje. Harimo n'ibyo twita amagaze. Hari amagaze aba ari mu gishanga. Amagaze iyo bigeze nijoro rero ari evapore. Yagera rero mu nkwavu zitutwana turapfa. Numva mwitarura. Niyo mpamvu tubyitarura tukajya kure. Ahangabwo turinjiye. Ngaho ko babona aya ngaya ni aho abakozi bahindurira imyenda, naho abahungu abakobwa bahindurira imyenda, noneho ahangaha niho bogera. Ahangaha n'amadushe. Iyo bamaze koga rero niho binjiye muri kampani. Ubibona rero aho ni muri Semen Production, naho dutunganyiriza intanga.
aho ahandi ni muri laboratoire, aha muri ofisi ni amatoilette. None ubwo mu kanya kujya kureba ndajya reka kubanze tukwambike ubundi ubone kujya kureba amatungo. Hano ni muri ofisi yacu. Karibu. Merci beaucoup. Iragufitinga umuzirikira imbere. Hano ho ndambari imbere gutya, hakaza utugofero two dufasha natwo dutuma nta musatsi ushobora kuguruka ngo twinjirire mu nkwavu harimo abana bavutse. Korera bose tuba dusaba yuko bafite umutekano. Ukagira icyo ukoraho nacyo, ukagira icyo wanduza, ugwambara na ga. Hano ni centre génétique, burya ari génétique akorerwa ubushakashatsi. Ubwo twirinde ahantu hose umwanzi bita virusi yakwinjirana. Tugiye gutembereza muri maternité na engraissement. Aho zibyarira n'aho zikurira. Izo zose ubona hano ni inkwavu z'imbyeyi. Izi ni imbyeyi, nta gipisi na kimwe ndazikwereka imfizi ziba. Rero ubona hano aho urukwavu ruba, hano niho rubyarira. Iyo rugiye kubyara se ruza hano turaza kukwereka uburyo duteguramo ikiraro cy'urugiye kubyara. Ugiye kubyara ubwo dufungura iyi miryango iyitwara. Iyo tugiye kubyara tuyishyiramo iyo box. Iyo box rero ni mu rubyarira. Mu rubyarira tugafungura akaryango, ndetse itari bubyare turagafunga. Mubwirwa n'iki? Tuba tubifite muri system. None ubu ngubu ko inkwavu kenshi bavuga ngo zirya ibyatsi, nkabona nta byatsi zirimo. Twebwe hano ntabwo zirya ibyatsi, zirya ibyo biryo murimo kubona amapellet. Izi ni za nkwavu rero babwira zibyara abana kuva kuri 5 kujya kuri 18. Uru nguru rufite 14. Uru 14, uru narwo rufite 15. Uru 15. Reka nambuka aho ngaho kugira ngo amashyi agende yumvikana. Aha ni 10 ubu twabyara abana 15. Ari urukwavu uri kurubona sizi urwo. Hano harimo inuza inkingi zitandukanye. Umva ko ziri kumwe. Oya, ziba zitandukanye, buri rwari rufite inzu yarwo. None se ubu icyumba cyacu ntabwo ari gitoya. Oya, izi mezire ni standard. Kubi iki kiraro bakita European style. Abana dore iyo zuje konsa, bana nk'ubu baruje konsa, iyo ruje ubona utwana tutaduhaguruka tugiye kwakira nyina. Donc murabona ko ari za nkwavu zibyara abana benshi. Izi rero ni za nkwavu zitanga inyama. Izi ni zitanga inyama. Eko. Aba bana mubona bavutse, izi ni lapedoshere. Aba bana mu minsi 70 barabagwa. 72. Minsi 72 aba bana muri kubona hano rwose barajya muri busheri babagwe bapima ibiro 2. Ubwo ni nkara amezi 2 n'ibindi. Na amezi 2 n'igice mbese. Mu gihe twari tumenyereza ziriya nkwavu zacu z'inyarwanda zikura amezi 6 kugera zijye ku isoko. Nabura bwavuyemo nta kibazo. Ubuhe ubu bwatangiye kuvamo rero kuko nagakoboye. Nta kibazo babiteye. Karasubiramo n'ubundi cyangwa nyine gasubizemo ku ngufu. Urumva abana ukuntu bungana. Izi ni imbyeyi. Iyo zabyaye kubera kubyara abana benshi, wicara uruverifiya kugira urebe ko amashereka amabere ameze neza, ko nta kibyimba urukwavu rwa rufite, kanareba ko
ukareba ko urukwavu rurimo kurya neza. None iyo usanze hari nk'ikibazo rufite, ubwo ikibazo urakiroge tukimenya. N'impamvu ngwitayeho nkarureba nuko ngiye kuba mbona ego bamaze kuziha ibiryo, ariko mbonye inda isa nkaho iri byimbye, ngomba gukoraho nkareba niba nta kibazo rufite. Nako ndaba nta kibazo rufite kuko rino konsa neza. Ibyo ni ibiryo byazo. Hanyuma ibi bigega byo, amazi ava hano ahita asanga inkwavu. Urukwavu aho ruri runywera amazi aho ruri rwose nta kibazo. Ubuse hano runywera hehe? Hano nk'izi ziri hano hari utuntu twa orange naho ngaho zinywera amazi. Izi zo hasi izo bita nipples. Naho zirafite hose ni kimwe. Ko mbona se iri ari nk'ikoranabuhanga cyangwa ibintu bishyashya? Kera tuzi ko bubaka ibiti, ibintu nk'ibyo. Ibintu ko mbona ari urwego ruri hejuru cyane. Ni ubworozi, nicyo cyerekezo igihugu cyacu kigezemo, ni nabyo leta idukangurira gukora, kuko dukora ubuhinzi n'ubworozi ariko bujyanye n'igihe. Kumwe ushobora no korora inkwavu 10,000, 20 ahantu hatoya kandi bitabangamiye n'umuntu uwo ari we wese. Kandi urumva aho mwagira hano nta mpumuro wumva, nta rusaku, ntaki, ku buryo n'umuturage mu rugo hatuye rwose yorora urukwavu nta kibazo. Ubu izi zose hano ubu turi kuzitegura kubyara, urabona ko twazishiriyemo amabox. Iyo turebye muri system tugasanga ko iminsi iregereje, turazitegurira amabox kugira zibyare. Ariko mugendera kuri nomero? Zigenda kuri nomero ariko cyangwa ku yindi porogaramu tuba twihaye. Kuko nabonaga hano hagiye handitseho. Yego, buri rukwavu ruba rufite nomero, kandi buri rukwavu rugitegereza rufite tatuwaje mu gutwi. Iriya ni identification yarwo. Muri software yacu tuba dufite urukwavu, niyo twazikuramo zose tuba tuzi ngo turarufata turusubizaho, tuba tuzi aho ruri, ko tureba tatuwaje duhita tureba muri system tumenya ngo ruba kuri nimero 149. Hano rero aha ni muri fattening cyangwa anglesoma. Nuko ngo iyo abana bamaze gucuka bavuye hariya haraguru, iyo bacutse bavuye haraguru bahita baza muri iyi block. Abana noneho bakabava hano bagiye kubakiriya, kuko twebwe ubu ahanini projet yacu ni ugukora icyororo tukakigeza ku borozi. Yego, ariko wenda mu minsi mike natwe tuzafungura indi block kugira twunganire ba borozi, kugira dushire inyama ku isoko. Twe turateganya ko mu kwa mbere tuzajya tubaga nka toni 8 uko uri gihe uko tubaze. Nk'aba bantu ubona, aba ni abacutsi bamaze iminsi 3 bavuye kuri nyina, aba bacutsi. Izi rero hano zo zimaze ukwezi n'iminsi, zirabura icyumweru kimwe ngo zuzuza amezi 2. Izi ngizi urabona ko zikuze. Nicyo rero genetique ni izi nkwavu twazanye, kuko ku minsi 70 rwose zigomba kubagwa. Zigomba kubagwa izi ngizi. Ariko ubonye kunywa amazi ntabwo mwarubonye mwebwe. Ruribwiriza se? Ziribwiriza. Zikakora kuri karaka? Cyane ziba zibizi. Iyo zikoze amazi araza. Ni nkoko. Nguko rero rwagize ikibazo. Urimo kakivuka ibati ryahara muri maternity, hari uburyo byagakebye, hamwe zivukira, kakubisemo akaguru sakagize, twarahavuye igiswe turakivuka kuko kuguru kuri kwanacitse, ariko ubu ngubu usanga urabona ko nta kibazo rwose. Uyu nguyu aravamo icyororo mu minsi mike. None izi nazo urabona ko twamaze kuziha identification. Nuko hano rebe ngizira numero A71 nubwo ngo haba ari impamvu iyo tatuwaje ngero rwavu yo ndubonye muri tatuwaje tamenya n'itariki rwavukiyemo n'umwaka mbikuye mu yara nimero. Urana ni zose ziri. Ubu rero uko rukura bigenda igaragara ubwo ziracyari fresh. Urabona dore byatangira ngo rukugaragara. Uko zigenda zikura kira uramwanda uvamo hagasigiramo amaretere gusa. Uko mwabonye zanyina zimeze. Noneho ku bijyanye na wa mwanda twakubwiye, dore kuvira rugura ayo mabloke yose tubonye,
amaganga araza, amaganga abamo insecticide, akabamo na fertilizer, ariko cyane cyane nko ku mbuto, abantu bafite imbuto izo za avoka, inyanya nazo, imboga, byagera ku bigori cyangwa urutoki n'ibindi bindi, uyakoresheje utayafunguye ni ibibazo, yagutwikira imyaka. Byabera nababwiye dukora rero nk'iyi ni komande y'umukiriye, ubu ni bigomba kujyamo inkwavu 600, ubu turi kubitunganya, iminsi nigera mu cyumweru gitaha tuzajya kubyesitara, kubifunga iwe. Noneho rero hari aho ni mu mfizi zo ntabwo tujya twinjiramo, kuko ni imfizi zirahenda cyane, zo zitanga intanga. Rero umuntu hayinjiramo abakozi, mu bakozi 9 dufite hinjiramo abakozi 2 gusa. Kubera iki adakunda kwinjira? Umutekano wazo. Zisaba umutuzo mwinshi, umutuzo uhagije. Nawe ushaka kuzideranja, ese wajya kuzivoma intanga ugasanga ziri kugwa intambara zibiwanya. Ni gute wagize igitekerezo korora inkwavu? Igitekerezo cyo korora inkwavu nakigize nk'abandi bose, abakozi badukorera, abandi hamwe wicara ukareba rwose umusaruro ari nyica nyize, nuko byanjemo mbona amafaranga nahembwaga mu kazi nakoraga nta hantu bizangeza. Uravuga ngo reka ibyo bintu rwose byanteye gutuma rwose nicara mfata umwanzuro, ndavuga ntabwo byavamo nk'uko babivuga i Kigali. Akazi ndagasezerera, ntangira ku nkwavu 30 ziri lokale, ndabikora rwose bigenda neza. Ntangira gukorana n'ama ONG koroza abaturage, amakoperative, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umushinga uraguka bigeze rero mu mwaka w'ibihumbi 2023, naho naje kugira amahirwe rero, noneho mbasha kwinjira muri groupe z'aborozi b'inkwavu ku isi. Ariko noneho icyo nari ngamije kwara kugira nzabashe kubona icyororo cyiza cy'umwimerere. Urumva se kugira no kubikunda warabikunze? Uriya ntabwo wajya mu kintu utagikunze. Kuri ikintu cya mbere ni urukundo, ubushake n'igihe. Nabanje ngira urukundo, ngira n'ubushake cyane, mba kona kugira ngo n'igihe kwari gusezera akazi nakoraga kugira byose bigore. Ibintu byose ni kubigira. Yego. Nose ni iki ubona abantu wenda bahindura cyangwa abantu b'aborozi nk'inama bagenda bagira? Mu bworozi bw'inkwavu ibintu bagomba kwitaho ni ibintu 4 nyamukuru. Cya mbere hari ukugira inyubako nziza, cya kabiri ni ukugira icyororo cyiza, breeding iri pure, kuko iyo ufite ikiraro cyiza ukagira icyororo kibi nta musaruro ubona. Icya gatatu ukagira indyo nziza, indyo yuzuye. Cyo ni ikintu abantu bakunda gutitaho cyangwa bagiye ingufu, ariko ushaka kugira ayo mafaranga ukagira inyubako nziza, ukagira n'ahantu hanini no gukorera uwo mushinga, ariko n'ubundi ukagira inyubako mbi, ukagira ubumenyi buke, umushinga w'inkwavu urahomba. Biba bisaba kuba ufite ubumenyi, ukaba ufite inyubako nziza, ufite icyororo cyiza. Ibyo byose iyo bikomatanyirije ari 4, umushinga w'inkwavu nta n'undi mushinga wakorwaho. Uri wenda ikintu cya mbere ni ukugira ubumenyi, ni ukwiga. Icya mbere ni amakuru. Nawe kugira ngo nawe ubigire ubanje urabikurikirana se? Nabanje nkora formation muri Afurika y'Epfo, ndangije ya kabiri nagikoreye mu Bufaransa, ariko mu Bufaransa ho nari ndi gukora professional course, kuko nagombaga kwinjira muri association y'aborozi b'inkwavu ku isi. Ubu ngubu ndi member wa association n'ejo bundi nagiye muri Espagne muri kongere y'isi. Ubwo ngabo wari urubuga twahuriyemo n'abaprofessionnels b'inkwavu n'abascientifique baturutse mu hirya no hino ku isi. Rero iyo wageze ku kiriya cyiciro naho uba utangiye no kwemererwa ko wafungura nk'iki kintu cya centre génétique. Ariko rero urumva nk'umuntu washaka gutangira, urumva aho wageze mu yindi ntera, wageze muri rwego. Urumva nk'umuntu ushaka gutangira wenda babaciramo make cyane, uzadukurikira cyangwa kwiga kino kiganiro kugira ngo yumve kwita kurira indege ujya muri ibyo bihugu byose, numva ntabwo leta byumva vuba. Buriya uburyo bw'inkwavu zorowe muri iki gihe ni kimwe n'inkoko.
uko zorowe. Urabona mu nkoko dufite zira ari amaturagiro za uzima, tugira aba edifamu, ari n'amaturagiro manini yo akora akazi ko kujya guturaga inkwavu arizo zigenerwa iki aborozi. Narwo hano muri Kigali Rabbit Farm rero ni ituragiro ry'inkwavu, twe turaturaga tukoroza aborozi. Ubwo rero hari package tugira, umworozi wese yaba ufite ibihumbi 50, ufite miliyoni, buri wese tugira package yibonamo. Dufite inkwavu z'ibihumbi 2500, tukajya n'inkwavu z'ibihumbi 40. Urukwavu rumwe? Yego. Ubwo rero uriya muturage ushaka gutangira umwuga w'ubworozi bw'inkwavu za kijyambere ahera kuri za zindi za 2500, kandi nazo zitanga amafaranga vuba. Arazamo tukamuha akana gacutse, tukakamuhera amafaranga 2500, mu minsi 72 umuturage arabaga akagemurira isoko. Hakaza none wandi mworozi munini, abwo ni bano borozi bari mu association no mu makoperative, mbe nabo ngabo bo baza bisabira iki imbyeyi cyo twita parent stock. Uri ufite parent stock rero iyo ashatse nawe iwe akora ituragiro kuko ashobora kuba yoroza abaturage nawe batuye hafi. Donc ntabwo bihenze, ahubwo nuko ari ibyiciro bigenda bitandukana. Ni ukuvuga nubwo muri hano umuturage urumva nta mwungenge yagira uwo wahababereye. Yego. Abakeneye gutangira korora ku buryo bwo hasi byose hano byahari. Hose hano ni One Top Center, icyitwa cyose ko gikenerwa mu bworozi bw'inkwavu hano muri Kigali Rabbit Farm twifite. Urabona nk'umuturage hari igihe akunda kwitinya cyangwa kubaka ibi biraro twabonye bya kijyambere bigezweho, muranamwigisha uburyo bwo kubaka mu buryo buciriritse kuko mu buryo ataragera kuri no level tubonye nabyo murabifasha. Hano dutanga amahugurwa ku ngeri zose, dutanga amahugurwa ku veterineri, dutanga amahugurwa ku banyeshuri ba kaminuza, dutanga amahugurwa ku borozi abanini n'abaciriritse, dutanga n'amahugurwa kuri wa muntu utaratangira korora ariko ushaka gushora imari cyangwa ushaka gukora umwuga w'ubworozi bw'inkwavu. Ngo dutanga amahugurwa ku buryo umuntu wese winjiye muri iyi sekiteri y'inkwavu abasha gusobanukirwa akabijyamo akabikora kinyamwuga kandi abizi. Nk'inkwavu wenda zigize nk'ikibazo mubimenye gute ku buryo muzisuzuma, mubigenza mute, mwifashisha iki? Ni ukuvuga aho ngaho muri ka kana babwiye ko ubumenyi ntabwo twanze yuko abaveterineri begera abaturage, ariko noneho turagira ngo ahubwo umuturage ajye ahamagara veterineri amufashe kumuha amakuru. Burya veterineri ikeneye kumubwira urukwavu rwanjye rufite diyare, utarabyize ntiwamenya ko rufite diyare. Yego. Rurarambaraye. Donc hari notion de base umworozi agomba kuba yifitemo kugira ajye abasha kudetekta ko urukwavu rwe rurwaye, abone guhamagara veterineri ngo aze amufasha amuvurire. Kuko ni naho hava cya kibazo, kubera ko nta bumenyi ufite uzibona zapfuye gusa. Ariko iyo wafasheho nibuze notion de base, niba uzi ubumenyi bw'ifatizo, ubasha kureba urukwavu rwawe ugahita umenya ko rufite ikibazo rurwaye, ukahita witabaza abanyamwuga b'abaveterineri. Ni ukuvuga se nubwo twagiye dufata amafoto, ubundi muri inkwavu zanyu mukunda kuzigaburira iki? Inkwavu zacu tuzigaburira biriya mwabonye ibiryo by'amapereti, ariko tugira n'ubundi bwatsi bwabugenewe mwabubonye muri ya Ngersoma, ubwatsi bw'umwe mwasanzemo iriya ni Coloris Guyana. Tugira n'ibyo bita za rufarufa, tugira ubwoko bwinshi bw'ibyatsi bihingwa, apana bya bindi tujya kwaka mu gishanga. Tuzi ko inkwavu za kera zijya kimari, kimba, zisandura, umunyabarasanya. Ahanini twaje gusanga ziriya nkwavu iyo tuzigabure biriya byatsi zikunda kugira ibibazo, zigira ibibazo byinshi tutazi, ku buryo nta twamenya nimba biba bifite umuti mwinshi, nimba biba bikarisha ukuntu. Ariko hari ibyatsi byabugenewe muri sitasiyo za RAB baba bafitemo iyo mirama, ndetse no hari n'abacuruzi hano muri za Kigali no mu hirya no hino baba bafite iyo mirama yabugenewe rwose. Ni ubwatsi busangiwe n'andi matungo nka za Coloris Guyana, ihene ziraburya, intama. Donc nta kibazo cyo kugabura buriya inkwavu kigira keretse utashatse kubihagurukira. Ese ubwo bwatsi umuntu ushaka arabanza akabuhinga cyangwa ibyo kurya cyangwa hano mubifite kenshi
kurya umuturage washaka kujya korora atabura ubwatsi. Ibyo kurya byose tukaba tubifite ko dufite uruganda rukora ibyo by'inkwavu. Okay. Ubwo rero twese twifuza ko ubwo uriya muturage aza kugura ibiryo byacu, ahubwo twe tugomba kumwigisha uburyo yabyikorera ataje hano kuko twe objectif ni ugufasha aborozi kugira batere imbere. Rero nubona buri munsi kuza atakaza amafaranga iwawe ntabwo ari byo, mwereke ibyamufasha kugira ngo abashe kwitunganyiriza ibyo yagaburira inkwavu, kuko icyo nicyo gituma ubworozi bw'inkwavu buhenduka kurusha andi matungo yose, nuko twe tubasha kwihingira no kwitunganyiriza ibyo tuzigaburira. None se ko hano mu mujyi wa Kigali nk'umuturage uri nko mu ntara mujyamo bagira cyangwa naho hari andi mashami y'abandi borozi mukorana? Tuba dufite aborozi hirya no hino dukorana, hari na association y'aborozi b'inkwavu, tugira network uburyo tugenda duhuriramo nk'abakeneye serivisi zacu, turabasanga, hari abatugana n'abo tugana. Kugira ngo mubasangize ibyo byose. Yego. Hari abantu benshi bakunda kwibaza ku bintu by'inkwavu, ni nk'ibyo twari turi kuvuga by'imirire, nk'umuturage ubwo bwatsi si bwose byaba bisaba wenda nk'ubutaka bunini kugira ngo abanze ahinge ubwo bwatsi kugira ajye abona ukuntu azigaburira. Nkamwe mufite ahantu hanini muhinga ubwo bwatsi? Ntabwo bisaba ahantu hanini cyane, ariko bitewe n'umubare w'inkwavu ufite nabo aha espace ushobora kwiyongera. Tuvuga urugero, niba ufite target yo kuvuga ngiye korora inkwavu 1000, wakabaye byiza nibuze ufite igice cya hectare uhingaho buriya bwatsi. Ariko urumva ko umuturage ufite inkwavu 30 no munsi yo mu rugo yahingamo utwo twatsi, kuko bigorana iyo uri kubuhinga. Iyo umaze kwera rimwe ikindi gihe urashibuka gusa, ubundi ugasarura ubika ku buryo uhora na stock. Kugira ngo wenda tugere ubundi kugira ngo inkwavu zanyu zibe umwimerere, ni irihe banga mukorera cyane, izihe tekinike? Nta tekinike ihari, ni icyororo nyirizina kugira ngo zibe zimeze kure. Hano kwavu rungana nko kurapima nk'ibiro, nta rindi banga rihari, ni icyororo. Iki cyororo dufite nicyo bita genetique ICOR. Iyo genetique rero iri mu magenetique rwose akomeye ku isi, ku buryo inkwavu zazo ziba zikingiwe indwara zose, ntizishobora kurwara, kandi zikaba ari inkwavu zikura vuba. Kigali Rabbit Farm rero nibo ba distributeri b'iyi genetique muri Afurika. Urumva ko hari none se nk'abakiriya bakeneye nk'inyama bagira mu inyama tubahuza n'aborozi bacu babaga. Ni ukuvuga wenda njye zifite bakaza kuzikubaza wenda nk'izo urahamagara wa mworozi wawe? Yego, ariko ni ukuvuga ngo iyo aborozi bafite inyama natwe hari igihe tuba tuzifite ayo makuru, kuko tuba dufite database z'aborozi bacu bose. Ni ukuvuga isoko rirahari? Isoko ry'inkwavu rirahari rihagije, ahubwo ku isoko nta nyama zihari z'inkwavu, kuko ubu ugiye mu cyaro kuri twa dusoko twacu nuko inkwavu barazimaze. Rero nibyo turimo kugerageza gukoraho, tugerageze tuzimetikuriye, tuzongere abantu bazorora ari benshi, kujya turebe ko noneho akaboga k'inkwavu kongera kugaragara ku isoko. Ni ukuvuga se nk'umuntu wo mu cyaro muzabashishikariza kugira ngo bamenye buno bworozi? Urabona nk'urukwavu rubyara nk'ari abana ngo 10 na bangahe? 18, 16. Kandi tuzi ko urukwavu rubyara abana 4. Muzagenda, hari abantu mugira nko mu cyaro mbese basasiriza ko ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi tujya tugira ibiganiro dutanga ku maradiyo amwe atandukanye, mu buryo bwo kugira dukore sensibilisation mu baturage, tubakangurira ubworozi bw'inkwavu, tubumvisha akamaro kabyo. Kandi urebye ubu mu Rwanda nta karere utasangamo aborozi nk'abangahe b'inkwavu. Ariko hari nk'inyama z'inkwavu nk'akamaro kayo wenda abantu bataba bafite n'amakuru yazo wabaza? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane, kubera yuko buriya abantu tuvuga inkwavu, ari igihe ubwira umuntu ngo nora inkwavu, arongera nabivuga ngo ndi bakame bagaseka bakikubita hasi, kandi bakame sinaburara kubera izo bakame. Ubwo rero inkwavu turetse kuduha amafaranga, ariko ni inyama y'umweru. Ni inyama y'umweru. Ubu abantu bose dogiteri yandikiye imivuduko, abarwaye za diabete, abamama batwite, abana batoya, inyama y'urukwavu niyo nyama iri recommande hamwe n'ifi. Ni ukuvuga ngo inyama z'umweru ahanini
n'inkoko ni inyama y'umweru, ariko inyama z'umweru za mbere ni ifi n'urukwavu. Ni ifi n'urukwavu. Ubwo rero ubwo hakenewe gukorwa indi kampanye noneho dukangurira abantu kurya inyama y'inkwavu. Urabona baravuga ngo imirire mibi. Uruzi umwana wagwingiye kumuha inyama y'urukwavu, umuhaye umuti ahita avayo. Ndumva urukwavu rufite ibintu byinshi bizana amafaranga cyangwa bizana n'ubuzima. None n'imbogamizi wenda nka wenda igihe watangiye ari imbogamizi wagiye ucamo cyangwa n'abandi borozi bakunda guhura nazo mu bworozi bw'inkwavu, wenda wabwira abantu wenda bavuga ati wenda ikibazo cyarakemutse ni iki? Imbogamizi tubitangira muri za bibiri nkitangira muri 2018 17 imbogamizi icyo gihe twari dufite kwari kubona icyororo cyiza. Imbogamizi ya kabiri kwari kubona icyo tuzigaburira. Icya gatatu kwari kugira tubone ubumenyi ndetse n'inyubako zijyanye n'igihe. Ariko uyu munsi tuvuga nibuze zimwe muri izo mbogamizi nk'icyororo cyo cyarakemutse, kuko nta munyarwanda bazongera kujya gushaka icyororo hanze mu mahanga, kuko icyo ashaka hano turabifite. Cyo cyarakemutse. Ikindi gisigaye kiracyari ikibazo ibiryo by'inkwavu biracyari ingorabahizi, kubera yuko murabizi ko niba tuvuze ngo tugiye korora mu buryo bwa kijyambere tugomba kugaburira ibiryo bigezweho. Rero usanga hanini ibisoya irahenze, ibigori birahenze, kimwe n'andi matungo. Ibiryo by'amatungo biracyari ingorabahizi, ariko ubu niyo mpamvu turimo gushaka solution mu borozi b'inkwavu, aho twegera za rabu ndetse n'abacuruzi bandi tukafatira imirama y'ubora bwatsi tukajya kwihingira. Urumva naho ngaho solution mbese uredi yarabonetse. Ikibazo gisigaye mu borozi bamwe na bamwe ni ubumenyi n'inyubako zitajyanye n'igihe, kuko ugiye mu cyaro ahantu wasanga bacyorora inkwavu hasi, inkwavu zikavuka ari 100 zose ugasanga zirapfuye zirashize kubera uburwayi zitora hariya hasi. Ariko abonye uburyo tworoyemo, si wenda buriya burahenze, ariko hari ubundi buciriritse aborozi bandi bagenzi bacu nabo bakoresha, ariko nibuze ubona bifite minimum risk. So muri make rero ubwo hakiyongeraho wenda n'icyoro n'intuza kuba kugeza uyu munsi ubworozi bw'inkwavu ntago turahabwa neza assurance, kandi gukora business itagira assurance urumva ni ikibazo. Hakazaho na access to finance. Ntago ariko buri mworozi wese azashaka kugira birabira bisaba amafaranga. Uyu munsi hari amabanki utajyamo ngo aguhe credit kubera woroye inkwavu, wewe ubworozi bw'inkwavu tumenyereye. So utwo ni uduchallenge tugihari, ariko ku bufatanye na guverinoma bari kutuba hafi, ibyo byose biri gushakirwa umuti. Ni byo ngiye kukubaza nk'umuturage ushaka gutangira, nk'uko wavuze ashobora gutangira kuri urukwavu rwa 200 bitewe n'ubushobozi, hari n'urwa 40 wavuze. Agiye gutangira urukwavu, ikigaragara cyo haraho rwabana umuntu nkuko nawe watangiye ukabugeze kuri Norivu, urumva nawe watangiriye hasi cyane. Umuturage yatangirira kuri bino biraro twabonye bya kijyambere, cyangwa yatangirira kuri biraro biciriritse? Birashoboka rwose. Bigomba guhera kuri biraro biciriritse. Cyane nandi kuvuga ari uburyo yatangirira ku kiraro gito cya kijyambere akagenda. Nayo ni option kabiri. Ari guhera kuri ubonye nk'ibino dukorera, ibi dukora hano biba bihendutse. Ariko ku buryo ibyo tugira by'ijana 150,200 ushobora guhera kuri kimwe akagenda akora zamuka, cyangwa agakora kiriya cyo mu tuyungirizo twita tiriye, ariko icyo gihe akatwegera tukamufasha kujya tumwereke nibuze ibintu agomba kwirinda, kuko inkwavu zirana n'umwanda. Rero ziriya nyubako zindi zose kurwanya umwanda bigoranaho ukuntu. Ndumva rero urukwavu ari itungo ryavana umuntu rikamugeza ahandi. Wenda watuganirizaho make aho rimaje kugeza, cyangwa wareba kino kiganiro akavuga ati nanjye koko nakora umushinga wo kuvuga ati navuye mu kazi nkurikirana iby'inkwavu. Urabona atari ibyo tubona, batweretse ko dufite laboratwari utera inanga nk'ibyo by'inanga. Ntabwo ntange n'ubwa mbere mbyumvishije. Rwanda turavanze. Nk'umuntu ashobora kubyumva akumva ko ari ibintu bidashoboka, kandi nkatwe tuba twageze, tuba tubona ibikorwa, tuba tubona ko ari aho ugeze. Urukwavu nk'uko rutangiye, nk'uko warushishikariza, nk'uko kiri kiganiro aricyo kiba kigamije kugira ngo abantu batinyuka bakore, bava aho bari kuva mu kazi karabuze, kandi babonye ko wakorera n'ahantu hato bigashoboka, ukaguha amafaranga
so ubutaka ngufi wabuze amafaranga uri umukene kandi urukwavu wahera ku 2,000 5 ukorora ukagenda uzamuka. Wabashishikariza iki nk'abantu bumva kino kiganiro bumve ko urukwavu ari rwavana umuntu kumugeza? Urakoze. Nge nakangurira cyane cyane urubyiruko n'abadamu kuko usanga kenshi aribo bantu mu minsi turi guhura nabo badafite ibyo bakora, basa nkaho bari kugenda bafite amahirwe make ya kubona akazi. Twabakangurira kujya mu bworozi bw'inkwavu kuko ni amatungo yororoka vuba kandi atanga umusaruro uhagije ku kigero utagereranya n'andi matungo. Ni itungo ritagora kuryorora kandi ni itungo ridasaba ahantu hanini, ntabwo risaba amafaranga menshi kubera yuko hari ibindi biraro biba bisaba inyubako ziba zihenze cyane. Ariko nk'umworozi ugitangira urubyiruko ushobora kuba afite amafaranga 500 rwose agatangira iyi business. Urumva kuri 2,500 afite 500 avuyemo inkwavu nyinshi. Izo nkwavu azigurisha itabonamo nk'inyungu y'ibihumbi 200, baza gushora 500 kunguka 200. So business ntabwo zikibaho uretse mu nkwavu gusa. So ubwo rero turakangurira abantu kwitabira ubworozi bw'inkwavu kubera ko isoko turarifite rirahari ni rinini. Pavuzi inkwavu ngubu imiti yazo yarabonetse, inkwavu biryo byarabonetse, inkwavu icyororo cyiza cyarabonetse, ndetse n'ubuvugizi turi kugenda dukomeza kubukora. Ubwo rero ahubwo twabuze n'inyama dutanga mu bantu, ni abantu nibaze borora inkwavu. Urumva ko birimo akantu. None se Musa, urabona nyuma wenda y'igihe umaze wumva nko muri myaka 5 wenda ugiye kugikomeje, wumva uzabugeze kuki? Urabona namazije kubona icyororo cyiza, centre génétique yaratangira akora. Ubu ikintu ndateganya ko mu myaka iri imbere, myaka utaha 2025, ikigo cyacu tuba dufite capacity yo kuba twatanga inkwavu toni 10 ku kwezi z'inyama. Tukaba dushobora kubona inkwavu z'ibyororo nibuze ibihumbi 5 ku kwezi, kugira tubashe kureba ko nibuze aborozi bose bazajya babona icyororo mu buryo bworoshye. Kubera yuko tugomba gutanga umusanzu w'inyama. Inyama ziracyari ikibazo, umunsi ikiro cy'inyama kigeze kuri 5,000. So tugomba kureba uburyo twifashisha inkwavu rero kugira zikunganira inyama zisanzwe ku isoko. Numva ni byiza kugira ngo nanone uboneke. Twaraje ngo wari waragiye wadusangiza. Waragiye ngo ni he? Ni naragiye muri Espagne. Ari habaye inama, ni kongere y'ubworozi bw'inkwavu ku isi. Ni inama iba buri mwaka, iba mu myaka 4, iyo nta cyahindutseho. Hariya rero biba bihari huriye aborozi batandukanye muri Afurika. Ndakeka ko twe turaborozi turimo 2 gusa muri Afurika twaraburuzi 2. Ni ikintu cyiza kuko mu myaka yashize nabyo birabashimisha. Ubu mu myaka yashize nta munyafurika wari urimo, ariko ubu muri Afurika none dutangiye kwitabira inama z'inkwavu ku isi, aho duhuramo n'abascientifique, abarimo abanyenganda, aba harimo abakora imiti, ibiryo, cyane cyane abascientifique bakora gusa ubushakashatsi ku rukwavu. So hariya rero twungukiramo ubwenge bwinshi. Ubu naje hano huzuye, ubu turi kwandika igitabo. Hari igitabo kizasohoka kivuga ku bworozi bw'inkwavu. Hari icyo twararangije ariko ntabwo twakiguriye kuko turacyagerageza kugira tugire ibyo twongeramo, kuko urebye inyandiko ziri hanze hano zivuga ku bworozi bw'inkwavu hari amakuru akenewe kongerwamo, hari akirimo imigenzo. Imigenzo igomba kuvamo hakajyamo ukuri nyirizina. Urukwavu iyo rwabyaye ukaturebamo ngo duhita dupfa, ibyo ntabwo bishoboka kuko nk'uko ubibona bw'irafa turi hejuru, twebwe ubu dufite ubushobozi ko inkwavu zavutse ku munsi wa 2 twanazigurisha. Kugurisha urukwavu rw'iminsi 2, iyo tekinoloji hano muri Kigali twamuko turayifite. So urumva bidusaba ko bwana tubukora kugira ngo urebe niba ari tunirebe igitsina. Ubu mu Rwanda ushobora kubwira umuntu w'umworozi uti ndebera igitsina urukwavu rukivuka yabira icyuye, ariko ibyo ni ibintu
tuba twarize. Donc amanama nk'ariya rero aba afite ikintu cyiza aha aborozi, ni ibintu biba bigoye binahenzamo ukuntu, ariko ni ikintu cyiza. None wenda ni urumva ko umaze igihe kinini utangiye, hari nk'abafatanyabikorwa nk'abo bose b'aborozi bagiye ko hari amashami yandi y'abandi borozi bufite, ubu ngubu bangana gute? Nkuvuga mu gihugu ngubu hari aborozi benshi batandukanye. Ubu twagerageje kwibumbira hamwe dukora association, Rwanda Rabbit Farm Association. Ubu dufite amamemba bagera hafi mu 160. Abo ni aborozi nibuze twavuga ko bari kubikora kinyamwuga, mbese bari kuri level iri standard. Twavuga ko ari standard nk'uko kwanjye, ariko bari kubyorora mu buryo buri standard bw'isuku. Abenshi baracyagorwa no kubona ibyororo byiza, ariko ndakeka ko iyo challenge yavuye, kuko ubu abenshi barimo kutugana turi kubaha inkwavu zigezweho. Abanyakenya, Abagande, Abarundi n'Abakongomani turimo kubakira tubaha kuri ibi byoro kujya dukora ubworozi bwa kijyambere. Ariko rero urumva ko kuba twarishize hamwe ni intambwe ikomeye, kuko ubwo turashaka no kuzareba n'uburyo twazajya duhuriza hamwe umusaruro. Icyo ni ikintu cyadufashije, kandi noneho na leta iyo dushaka urumva imenya aho tubariza. Burya abantu bamaze kwishyira hamwe ni intambwe ikomeye. Kuva twatangira ubworozi bw'inkwavu, hari exposition agro show, ni imurikagurishwa ritegurwa ry'ubuhinzi n'ubworozi, bitegurwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Twabonye ibikombe bitandukanye. Igikombe cya mbere nakibonye muri 2023 murakibona. Nitwe Kigali Rabbit Farm niyo yabaye best mu gihugu hose. Nitwe twabaye aba mbere. Iki nicyo muri 2023. Uyu mwaka rero turimo 2024 n'ubundi twaje mu ba mbere, kuko twabaye muri primary production in animal resource, naho twaje nabo turi mu ba mbere. Ibyo ni ibikombe tugenda tubona hirya no hino. Aya ni amahugurwa tugenda dukora, amahugurwa twahawe na USAID. Twagize amahugurwa menshi, n'andi mahugurwa nagiye njyamo mu rwego rw'isi. Urabona iyi ni World Rabbit Congress cyangwa Association. Donc ni ibintu byinshi tugenda tujyamo hirya no hino. Urumva rero ubworozi bw'inkwavu, urumva ko ari iterambere ku muntu warikora. Urumva ko ryava n'umuntu rikamugeza nk'uko dusanzwe tubikora cyangwa tubivuga. Tuba dushaka ikintu cyateza abanyarwanda imbere, bakureba ngo akazi karabuze. Urumva ko gahari, urumva ko umuntu wore nk'inkwavu akurura indege, aba ari ibintu bitangaje. Urumva ni umuntu utabyumva akabona ibikombe nka biriya. Urumva rero abanyarwandakazi rwose tubona amaboko mu mufuka dukore, urumva ko ibyo gukora birahari. Rero nshuti ku Kisare turabashimiye, turi kumwe n'umuvandimwe Musoni. Nimba wenda ari icyo twenda twaba twibagiye kumubaza yakivuga, cyose twabivuze. Twibutse abadukurikiye kugana Kigali Rabbit Farm, tukaza tukabagezaho icyororo cyiza. Ikindi nagira ngo agire ndumva yatanga aderese wabukenera kugira ngo abakenera serivisi zacu zijyanye n'ibyororo baza hano. Dukorera hano i Nyamirambo, mu murenge wa Nyamirambo, akarere ka Nyarugenge, akagari ka Gashara, niho centre génétique yacu ikorera. Ku bakeneye ibiryo by'amatungo ndetse n'ibiraro, dufite depo Nyabugogo hariya ku mashyirahamwe kuri nyuma y'etage bita Hirwa House. Abakeneye serivisi z'amahugurwa ndetse na consultants ni kwiga imishinga, byo bikorerwa hano kuri centre. Kugira ngo watanga nimero? Numero ni 078 079 7881. Murakoze cyane. Tuzasubira tuzagaruka ubutabya. Murakoze namwe. Sawa. Asante.